shekeli imwe. Iyo hariho ibibazo, iyo hariho ibyago, haba hakenewe umuhanuzi uhanura amateka agahinduka. Haleluya. Elisa arahanura aravuga ngo indengo y'ingezi izagura shekeli imwe. Muri icyo gihe hagaragara umugabo w'umunyagasuzuguro, umugabo upinga iby'Imana ivuze, umugabo utumva imvugo y'Imana, wamaze kurengwa nk'umwami yegamiraga. Arangije asubiza umuntu w'Imana, aramubwira amagambo mabi cyane, aramubwira ngo umve Elisa, ibyo uhanuye naho Imana yakingura amadirishya y'ijuru, ntabwo ibyo uhanuye bishobora gusohora. Mwene data muri bicaraga ku irembo ry'i Samariya, cyari ikizira muri Isiraheli ko umubembe yabaga mu bantu, cyari ikizira ko yabaga mu murwa. Ngo barabafata barabaca babashyira ku irembo, bamaze kubashyira ku irembo bababembe, barangije baricara baraganira. Nshuti yanjye wowe unkurikiye, humura, nubwo baguhaye akato hari amakuru meza agiye kuguturukaho. Hari inkuru nziza igiye kugera ku bandi guturutseho. Kuko abantu batabona igisubizo, Imana ibihabona igisubizo. Ngo ababembe baraganira, barabazanya bati iwacu Samariya hariyo inzara, nitwinjira mu murwa inzara urimo iratwica. Haleluya. Kandi nidukomeza imbere nabwo mu Basiriya baratwica. Ariko baravuga ngo mukabwibwi ni iki kitwicaza ahangaha, ko n'ubundi nituguma aha turapfa, nidusubira mu murwa turapfa, ndetse nitujya no mu rugerero rw'Abasiriya baratwica. Nshuti yanjye, ikibembe ufite cyaguhaye akato, mu baturanyi ikibembe ufite cyaguhaye akato, mu murimo w'Imana ikibembe cy'ubukene cyaguhaye akato, mu muryango ikirembe cy'ubukuda udafite ubushobozi cyaguhaye akato. Mbese uri hagati na hagati, ntahuri. Ariko reka nguhanurire, reka manurire ubuzima bwawe. Icyo kirembe cyawe, iryo rembo wicayeho, haguruka, va muri iyo karande, va muri ibyo bibembe abantu bamaze kuguha akato. Nusubira inyuma urapfa, nugenda imbere urapfa. Ariko reka nkubwire, haguruka. Ngo aba babembe ngo barangije ngo mukabwibwi barahaguruka, bamaze guhaguruka ngo bajya gukeza Abasiriya. Nyamara aba babembe Imana yari bafite mu mugambi. Tubura ibibembe ufite, Imana igufite mu mugambi wayo. Imana izabigukuramo akata abantu baguhaye, Imana izakakuvanamo. Ngo barahaguruka, haguruka, wikwita ku mateka yahashize, wikwita ku bibembe ufite, haguruka, kuko ibyo bibembe Imana yavuganye nawe ubifite. Kandi Imana ije kugukuraho ibyo bibembe, Imana ije kubikuvanaho. Ngo baragenda, kumva uko bagiye bafashe icyemezo, Imana igendana nabo. Ngo imirindi yabo n'ibirenge byabo Imana iragendera bitubura. Ngo Abasiriya mu rugerero ngo bumva imirindi y'ingabo nyinshi, kumbe ni abagabo bane. Haleluya. Ngo aba bagabo bane, ngo Abasiriya babumvamo ngo imirindi y'ingabo nyinshi, ngo bumvamo n'amafarashi menshi. Ngo baravuga ngo uzi ko umwami w'Abisiraheli yatabaje Abaheti agatabaza n'Abanyegiputa ngo badutere. Bafata icyemezo cyo kuva mu rugerero rwabo. Reka nkubwire, haguruka,
kuko hari abantu Imana igiye kuvana mu byo bari barimo kugira ngo Imana igukureho icyo kibembe ugarukana amakuru meza. Wowe wari ufite amakuru mabi, abantu babonaga ko ntacyo uzimarira, imiryango yabonaga ko ntacyo uzimarira, uwo mwashakanye abonaga ko ntacyo uzimarira, ariko ndahanurira ubuzima bwawe, humura, haguruka. Hari abo Imana igiye gutera gutatana bave mu byawe nawe ubyicaremo. Bibiliya irambwira ngo ababembe bagezemo ngo bararya baranywa, bafata amazahabu, bafata amadiyama, bafata iby'agaciro ngo barabibika. Haleluya. Ngo bamaze kubibika ngo bararya barahaga, inzara irashira, ngo bagarukana amakuru mu murwa. Ngo baraza babwira abarinzi, barababwira bati mu rugerero rw'Abasiriya nta muntu ukirimo. Ataba twese turagushimye cyane, tugushimiye ko umunsi utangira waturinze, ndetse aya masaha ageze ukaba wakomeje kutubera Imana. Rero tuguhaye ikaze na karibu. Abari mu nzira bataha, abari mu rugo, abari mu kazi, natwe turaha mu biganiro, ndasabye kugira ngo bane natwe, bana na buri muntu wese, bana na buri muntu wese uzafungura iki kiganiro, umuha umugisha. Kandi Mwuka Wera w'Imana azakomeze kuduhugura ndetse no kutwigisha kurushaho. Amavuta y'Imana natubonekeho mu izina rya Yesu, amen. Inshuti rero bakunzi bacu, nagira ngo dufatanye gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi, mu gitabo cy'Abami. Turasoma Abami ba kabiri ku bice byaho 7. Turahera ku murongo wa mbere. Aravuze ngo Elisa hanura yuko bagiye gukira. Murongo wa mbere ngo Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeri 1, kandi indengo 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeri 1. 2, ariko umutwaro umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Reka tujye ku murongo wa 3. Kandi ubwo hariho abagabo 4 b'ababembe bari ku irembo, baravugana bati iki twicaza aha kugeza aho tuzapfira niki? Ariko twavuga tuti twinjire mu murwa, kandi inzara urimo twawugwamo, kandi nidukomeza kwicara hano gusa nabwo turapfa. Nuko noneho nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya, niba dukiza tuzabaho, niba twica hose nugupfa. Mukabwibwi barahaguruka bajya mu rugerero rw'Abasiriya. Bageze aho urugerero rw'Abasiriya rutangirira, basanga nta muntu rurimo, kuko Uwiteka yari yumvishije ingabo z'Abasiriya ikiriri cy'amagare n'amafarashi n'icy'ingabo nyinshi, bituma bavuga bati yemwe umwami w'Abisirayeli yaguriye abami b'Abaheti n'abami ba Egiputa ngo badutere. Bahera ko barahaguruka nimugoroba, hari mu kabwibwi, bata amahema yabo n'amafarashi yabo n'indagobe zabo, uko urugerero rwakabaye, barahunga ngo badashira. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Shuti bakunzi bavandimwe bacu, rero tugiye kuganira ku ijambo muri uyu mugoroba rivuga ngo utari ufite igisubizo agarukanye igisubizo. Utagaragaraho igisubizo agiye kugaragaraho igisubizo. Bibiliya iratubwiye ngo Elisa umuhanuzi w'Imana umunsi umwe ari mu murwa i Samariya,
arahanura ngo bari bafite inzara mu gihugu cy'Isamariya. Aha ni igihe Abasiriya bari baragose Samariya ngo bafunga inzira zose zabazaniraga ibyo kurya, ngo inzara iragenda iratera muri Samariya. Bibiliya iravuga ngo bigeraho umwami yambara ibigunira, Bibiliya iravuga ngo bigeraho umwami yambara imyenda icitse kubera inzara yari muri Samariya. Haleluya. Ariko kubera umuhanuzi w'Imana Elisa wari mu gihugu, ngo yuzura imbaraga z'umwuka wera, arahanura duhereye ku murongo wa mbere igice cya 7. Aravuga ngo ejo nk'iki gihe, haleluya, nimwumve ijambo ry'Uwiteka, ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu izaba igura shekeli 1. Iyo hariho ibibazo, iyo hariho ibyago, haba hakenewe umuhanuzi uhanura amateka agahinduka. Haleluya. Elisa arahanura, aravuga ngo indengo y'ingezi izagura shekeli 1. Muri icyo gihe hagaragara umugabo w'umunyagasuzuguro, umugabo upinga iby'Imana ivuze, umugabo utumva imvugo y'Imana, wamaze kurengwa n'umwami yegamiraga. Arangije asubiza umuntu w'Imana, aramubwira amagambo mabi cyane, aramubwira ngo umbe Elisa, ibyo uhanuye naho Imana yakingura amadirishya y'ijuru, ntabwo ibyo uhanuye bishobora gusohora. Mwene data unkurikiye, hari abantu bakubonye mu mateka y'ibyo waciyemo, imiryango igufata uko ishaka, abaturanyi bagufata uko bashaka, ariko reka ngutangarize, haracyari ibyiringiro yuko hatagaragara igisubizo, hagaragara igisubizo. Ibi Elisa bihanura, Bibiliya iratubwira ku murongo wa 3 w'igice cya 7 ngo hari abagabo 4 b'ababembe bicaraga ku irembo ry'i Samariya. Cyari ikizira muri Isiraheli ko umubembe yabaga mu bantu, cyari ikizira ko yabaga mu murwa. Ngo barabafata barabaca, babashyira ku irembo. Bamaze kubashyira ku irembo bababembe, barangije baricara baraganira. Nshuti yanjye wowe unkurikiye, humura, nubwo baguhaye akato, hari amakuru meza agiye kuguturukaho. Hari inkuru nziza igiye kugera ku bandi guturutseho. Kuko abantu batabona igisubizo, Imana ibihabona igisubizo. Ngo ababembe baraganira, barabazanya bati iwacu Samariya hari inzara, nitwinjira mu murwa inzara urimo iratwica. Haleluya. Kandi nidukomeza imbere narwo mu Basiriya baratwica. Ariko baravuga ngo mukabwibwi, ni iki kitwicaza ahangaha? Ko n'ubundi nituguma aha turapfa, nidusubira mu murwa turapfa, ndetse nitujya no mu rugerero rw'Abasiriya baratwica. Nshuti yanjye, ikibembe ufite cyaguhaye akato, mu baturanyi ikibembe ufite cyaguhaye akato, mu murimo w'Imana ikibembe cy'ubukene cyaguhaye akato, mu muryango ikirembe cy'ubukuda udafite ubushobozi cyaguhaye akato. Mbese uri hagati na hagati, ntahuri. Ariko reka nguhanurire, reka manurire ubuzima bwawe.
icyo kibembe cyawe, iryo rembo wicayeho, haguruka, va muri iyo karande, va muri ibyo bibembe abantu bamaze kuguha akato. Nusubira inyuma urapfa, nugenda imbere urapfa. Ariko reka nkubwire, haguruka. Ngo aba babembe ngo barangije ngo mukabwibwi barahaguruka, bamaze guhaguruka ngo bajya gukeza Abasiriya. Nyamara aba babembe Imana yari bafite mu mugambi. Tubura ibibembe ufite Imana igufite mu mugambi wayo. Imana izabigukuramo. Akata abantu baguhaye Imana izakakuvanamo. Ngo barahaguruka, haguruka. Wikwita ku mateka yahashize, wikwita ku bibembe ufite, haguruka, kuko ibyo bibembe Imana yavuganye nawe ubifite. Kandi Imana ije kugukuraho ibyo bibembe, Imana ije kubikuvanaho. Ngo baragenda, kumva uko bagiye bafashe icyemezo, Imana igendana nabo. Ngo imirindi yabo n'ibirenge byabo Imana iragendera bitubura. Ngo Abasiriya mu rugerero ngo bumva imirindi y'ingabo nyinshi. Kumbe ni abagabo bane. Haleluya. Ngo aba bagabo bane, ngo Abasiriya bamwumvamo ngo imirindi y'ingabo nyinshi, ngo bumvamo n'amafarashi menshi. Ngo baravuga ngo uzi ko umwami w'Abisiraheli yatabaje Abaheti agatabaza n'Abanyegiputa ngo badutere. Bafata icyemezo cyo kuva mu rugerero rwabo. Reka nkubwire, haguruka, kuko hari abantu Imana igiye kuvana mu byo bari barimo, kugira ngo Imana igukureho icyo kibembe, ugarukana amakuru meza. Wowe wari ufite amakuru mabi, abantu babonaga ko ntacyo uzimarira, imiryango yabonaga ko ntacyo uzimarira, uwo mwashakanye abonaga ko ntacyo uzimarira. Ariko ndahanurira ubuzima bwawe, humura, haguruka. Hari abo Imana igiye gutera gutatana, bave mu byawe nawe ubyicaremo. Bibiliya irambwira ngo ababembe bagezemo ngo bararya, baranywa, bafata amazahabu, bafata amadiyama, bafata iby'agaciro ngo barabibika. Haleluya. Ngo bamaze kubibika, ngo bararya barahaga, inzara irashira, ngo bagarukana amakuru mu murwa. Ngo baraza babwira abarinzi, barababwira bati mu rugerero rw'Abasiriya nta muntu ukirimo. Turugezemo dusanga bose bagiye, kugira ngo Imana ishyigikire iyerekwa ry'uyu muhanuzi Elisa yari yahanuye. Maze ngo umwami arabimenya, ingabo zijyayo, ngo bagezeyo basanga mu mahema y'Abasiriya ibintu babitayemo, amafarashi, batayemo ibikoresho, batayemo ibyo kurya, batayemo amazahabu, batayemo iby'agaciro. Ngo barangije barabifata babigarura mu murwa. Aba babembe batari bazwiho ko bazagira umumaro. Aba babembe bagaragaraga nk'abatawe. Aba babembe bari barahawe akato, nibo bagarukanye amakuru meza. Shuti yanjye, reka mpanurire ubuzima bwawe. Umuryango wawe waboneka ko ntacyo uzageraho, ni wowe ugarukanye amakuru meza. Reka mpanurire ubuzima bwawe wa mumama we. Abantu baboneka ko ntacyo uzigeraho, baboneka ko utazubaka ngo byarangiye, reka mpanurire ubuzima bwawe, nkubwire ngo humura, ugarukanye inkuru nziza. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ishimwe. Ababembe bagarukana amakuru meza. Wa mwana we, wa musore we, Imana hari abigiye kubivanamo kugira ngo ugarukane amakuru meza, kugira ngo Imana ishyigikire icyo yavuze mu buzima bwawe. Kuzabuha umugisha, uzabera abandi umugisha, nuko hari Abasiriya bari mu byawe, Imana igiye kubivanamo. Yamara kubibavanamo, Imana ikabiguterekamo kugira ngo ugarukane inkuru nziza mu babonaga ko nta gisubizo kizakuvaho. Humura, 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 ugarukanye inkuru nziza. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turabashimiye kandi tunababwira ngo niba utangiye ikiganiro unagisoze, kugira ngo umve umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Mureke rero tubashimire uburyo mudahwema kubana natwe, kandi tunafatanye gusenga. Mana yacu, nanone turagushimye kubw'ijambo ryawe ry'ubuhanuzi ritugezeho. Elisa hanura, yahanuye bari mu kibazo gikomeye mu gihugu cya Samariya. Ariko ibyo Elisa yahanuye, uwo umwami yegamiraga bipinze, nyamara uko byasohoye ntabwo yabiriyeho. Ndagushimira muri uyu mugoroba ko abadupinze batazigera barya kucyo ugiye kuduha.
no ku byo watubwiye. Umugisha buri wese udukurikiranye, kandi uduhe no kugarukana inkuru nziza ku babonaga ko nta gisubizo nta n'ikizatuvamo, ariko kubera ko we watubonagamo ab'umumaro niyo mpamvu wavuganye natwe kandi waturinda. Rero duhe imbaraga kandi duhe gukomera kandi duhe gukomeza mu rugendo, tudacitse intege, tudasubiye inyuma kugeza ubwo isezerano rizasohora, hanyuma abadupingaga n'abaturwanyaga n'abavugaga ko ntacyo tuzimarira bakabona kuri Imana ishoboye byose. Uwo mwami yegamiraga yarabibonye ariko ntiyabiriye. Urakoze kubw'umugambi mwiza udufiteho, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.